Ndabaramukije muri kino gitondo kandi mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda bino biganiro. Ikaze kuri no YouTube channel maze muze twongere twihuriza hamwe maze nze mbakorere inkuru kuri no episode ya 26 ivuga ku musore w'umukire yasohotse ku munsi w'ejo. Rero mbahaye ikaze niba utarakanda subscribe ukagukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana size ngizi. Nagira ngo mbabwire yuko umuvandimwe witwa MK Original yakomeje koko kurwanaho kuri Cyusa nk'ukuntu yari yabisezeranyije mama we, ariko filime y'umusore w'umukire yabaye filime y'umusore w'umukire umwanzuro w'urukundo wafashe indi sura. Ariko filime y'umusore w'umukire yabaye filime y'umusore w'umukire wavuga ko hagiye kuzamo intambara ziteye ubwo, aho MK Original koko umwanzuro awufashe birangiye awugezeho, ubundi akagenda agafata Cyusa, ubundi yarangiza akamubwira ati Cyusa size ngizi ndashaka kurwana ku buzima bwawe, ikiza nuko ahaguruka tukagenda. Cyusa yamwumvishije ubundi yanga guhaguruka, ubundi MK arongera bisubiramo ati Cyusa mwana wa mama haguruka tugende, ndashaka kukuvana kuri nongoyi urimo hano hantu bagushimutiye, ndashaka kuhagukura. Cyusa yanze guhaguruka, ariko MK aza kubikora ku ngufu, ubundi amuhagurutsa ku gahata ahita mujugutura, ubundi Cyusa arahaguruka ajya imbere baragenda. Uko bakataga mu cyumba n'ubundi amutorokesheje nibwo byarangiye, n'ubundi Kayi nawe bari bagiye guhura, ariko Imana iza gukinga ukuboko habura gato cyane kuko bikataga mu cyumba, undi nawe ari gukata muri koridori. Bakimara kuharenga nibigeze barenga aho ngaho, ahubwo bahise bagenda bihisha inyuma y'irido. Nibwo umuvandimwe witwa Kayi yahise aza ahantu Cyusa abari, ubundi atangira kuzenguruka ibyumba byose. Cyusa aramubura ku buriri, ibyumba byose arabizenguruka, ariko naho aza kumubura. Urugamba rubaye urugamba, noneho bihita bihindura isura. Nibwo Kayi yatangiye kwibaza, aratangira aravuga ati nibwira ngo yambwa no muvandimwe wanjye, atari ko MK burya yaranyihishemo, ati burya ni ibingibi yashakaga, atari kureka mfata umwanzuro ngiye kohereza abasore banjye bamuhiga umujyi wari wo wose, aho bamubonera ngomba kumwica byanze bikunze. Uwo nguwo niwo mwanzuro Kayi yafashe. Uko Kayi yazengurukaga aho ngaho mu byumba, niko MK Original yarari inyuma y'irido we na Cyusa bacecetse, ariko bari bafite ubwoba bwinshi cyane kuko bacungaga uko bisanzwe, ariko nanone irido bakarikuraho gahoro cyane bagacunga ukuntu bameze. Bivuze ngo ibyo ari byo byose Kayi yavugaga ababyumvaga. Kayi akimara kumbona yuko bigenze gutyo, nibwo yahise ahamagara Mike, aramuhamagara rwose aramuzana aho ngaho ba Cyusa bari bihishe ndetse na MK Original. Arangije aramubaza ati ubundi umuvandimwe witwa MK ni muntu ki, ese akwiriye kugira gutya? Yarangiza agatorokana Cyusa. Umuvandimwe witwa Mike byamugoye cyane kubyumva no kubyakira n'uburyo MK ashobora kuba yabigenje, kuko yabonaga MK ubwo bwenge ntabwo yagira. Nibwo umuvandimwe witwa Kayi yahise abwira Mike ati cyo koza umuntu yagahinda kubahereza akazi, ubu ndi kwibaza ahantu yaciye. Yagize gutya amuvana hano mu nzu aca kuri gate mutamubonye. Mike arangije aravuga ati buriya MK ni umuhanga cyane, ni umuntu udasanzwe, ati nanjye sinibaza ukuntu ashobora kuba yabikoze kandi twari turi kuri gate. Ati se yamwurije igipangara kimurenza, ibintu biratiyobeye. Naho MK yarakihishe aho ngaho inyuma y'amarido. Akimara kubura n'ubundi bigenze gutyo, rumaje kubura gica, nibwo wa muvandimwe yagize gutya, noneho idirisa ahita yisubiranamo na mama Cyusa, aho mama Cyusa yarari mu nzu ari gusenga Imana n'ubundi uko bisanzwe. Ubundi idirisa akagira gutya akaba arahamusanze, yarangiza akamubwira ati banza unyumve neza, ndashaka umwana wanjye Cyusa. Mama Cyusa yatunguwe cyane n'uburyo ki yajyaga yirirwa amwishyuza Cyusa, kandi idirisa yarajyaga avuga ko Cyusa azi ahantu ari. Mama Cyusa yongera aramusubirishamo ngo uvuze ngo iki wa mugabo we? Idirisa arongera arasubiramo ati reka nongere nsubirimo, ntabwo bamfite, ati ndashaka umwana wanjye Cyusa. Nibwo mama Cyusa yamubwiye ati ahari ushobora kuba atari muzima, ese ushobora kuba wasaze, ese byakugendekeye bite? Intambara zakomeje kuba intambara zo gushaka Cyusa, intambara zikomeza kuba intambara muri urwo rugo. Ubundi idirisa akumvikana na Nuze biragenda bibiciro ry'imigani, reka se nakubwira
induru zikomeza kuvuga. Nyuma y'uko induru zivuze nibwo umuvandimwe witwa Mama Cyusa yamubwiye ati inshuro ya mbere narakubwiye ati tugende ujye kunyereka umwana wanjye Cyusa, ukomeza kunjijisha. Inshuro ya kabiri sinabikubwiye inshuro imwe, ukomeza kunjijisha, nanjye ngera aho ngaho ncika intege ndakwihorera. Ati noneho ngiye kukwereka yuko ndi umugore udasanzwe, ngiye kukwereka yuko ndi umugore w'umunyenambara, washatse ko tuzarwana intambara, ati kandi tuzayirwana mpaka. Ati Papa Cyusa, nagira ngo nkubwire yuko umwana wanjye wagurishije bigomba kuza kugukoraho ninabona umwana wanjye. Akivuga ayo magambo koko Idirisa nawe byamuyobeye, akomeza kumutuka n'ubundi uko bisanzwe, ariko yaze kugeza aho ngaho acisha make. Mwibuka ruguru gatoya yuko MK n'ubundi ajya kuzana umuvandimwe witwa Cyusa ahantu bamushimutiye, yari yasize aganiriye na mama we ariko mu buryo Idirisa atazi. Ubundi ubwo ngubwo mama we byanga bikunda ashobora kuba afite amakuru, kuko murabizi yuko n'ubushize yari yamugurishije. Ese hari ikintu ndi kwibaza nawe, sinzi nimba ari cyo uri kwibaza, reka nsubiremo aka kantu. Ushobora kwibaza ngo umuvandimwe witwa Cyusa sayizi ngizi ashobora kuba ari hehe? Ese MK ko yamuvanye kwa Kayi yamushyize ku cyo atamusubije mu rugo iwabo? Ese yamujyanye mu rugo cyangwa yamuhungishirize ahandi hantu? Ni urugamba rukomeye cyane muzasobanukirwa mu kiganiro cya kabiri, ndetse n'indi episode iri busohoke kuri uyu munsi saa 5:30 z'amanywa. Okay, reka dukomeze rero n'ikiganiro cyacu uko byaje kugenda kugeza tugeze ku iherezo ry'iyi nkuru. Bikimara kugenda gutyo, ubwo Mike hahise hakurikiraho umuvandimwe witwa Kayi, aho yagize gutya ahamagara Saidi, arangije aramubwira ati Saidi, vayo hano rwose ndagushaka tugire ikintu tuganira. Saidi akihagera baganiriye uko bisanzwe, ariko Kayi yari yarakaye cyane, aho Kayi yamubajije ati sinibaza impamvu nkurindisha MK original yarangiza akagucika, ndetse akagucika acikanye n'umugore wanjye Cyusa. Ati ibi bintu nibisanzwe, akazi nabahaye mumbwire nimba kabananiye nshake abagashoboye. Nibwo Saidi yisobanuye avuga ati ubundi ni kakabaye katunanira. Ati ubushize yaneye wakajwiga kandi wari uhagaze ahangaha, avuga yuko iyo muhagaze hejuru akazi kadakorwa neza, kandi nawe warambujije kongera kumuhagarara hejuru. Ubundi nanjye niko naje kumuhereza ubwisanzure, ahubwo iyo tuza kumenya yuko afite umugambi wo kuzatorokana Cyusa ntago tuba twaramuhaye agahenge. Kayi yongeye asubiramo aravuga ati MK nubwo rwose yamutwaye aho mufatira ndamwica. Ati ngiye gushyiraho ingenzi zigomba kugenzura aho ariho hose MK original ashobora kuba ari, nafatwa araza kubiryozwa. Haje gukurikiraho umuvandimwe witwa Mike, aho yari ari kumwe n'umukobwa witwa Kamariza. Ubundi Mike ahamagara Kamariza aramubwira ati Kamari, ndagushaka iyi saha ngo utuganire, ati kuko ndumva mfite ibyishimo byinshi cyane. Mike agihura na Kamariza baganiriye n'ubundi uko bisanzwe, ariko Mike yari yishimye cyane. Nibwo Mike yamubwiye ati ni ukubera iki mbona wishimye, ni ukubera iki mbona umeze nk'umuntu uri kubyinira ku rukoma? Mike yamubwiye ati Sayizi ngizi nagira ngo nkubwire yuko MK original ari umuntu udasanzwe. Ati yarangije gucikana Cyusa. Kamariza we nibyigeze bimushimisha, kuko yarababajwe n'umwana w'umugabo witwa Najibu, aho yavuze ati ubu ngewe mbabajwe na Najibu, nimba umuvandimwe witwa MK yageze gutya agacikana Cyusa byanga bikunda Kayi yarakaye, nagerayo Najibu arahita apfa, usange agiye mu cyombo cy'umuvandimwe witwa Cyusa ndetse na MK original. Ubwo n'ubundi bwo bavugaga gutyo nibwo Najibu yarari mu nzira ari kujya kwa Kayi. Ubwo Kamariza yakomeje kuganira na Mike n'ubundi uko bisanzwe, ariko nyuma yo kuza kuganira na Mike byarangiye n'ubundi umwanzuro utabonetse. Ariko Mike we yishimiye buryo ki umuvandimwe witwa MK original yo yaje kongera gukura Cyusa ahantu yarari, ubundi akamujyana, ubundi akamutorokesha. Ese ubundi mubona amaherezo y'ino filime ari ayahe? Mubona amaherezo y'ino movie ari ayahe? Hashobora kuzavukamo intambara zikomeye cyane, aho hashobora kuzakoreshwa hakazamo ndetse n'impfu zikaze cyane. Nibwo umuvandimwe witwa Najibu yagize gutya, ubundi arangije ajya kureba umuvandimwe witwa MK original. Akigera ku gipangu n'ubundi uko bisanzwe yahasanze Saidi, agira amwe mu magambo amubaza, ariko Najibu yigira igihararumbo, yigira
ikinani, ubundi birangira yinjiye mu nzu ku gahato. Akihagera yasanze Mike ariko asanga boss nawe uhari. Mike yamusuhuje uko bisanzwe, arangije aramubaza ati uragenzwa n'iki wa mugabo we? Umuvandimwe witwa Najibu yamubwiye ati icyingenza ntabwo kikureba, ahubwo icyingenza ni kimwe gusa, ati ndashaka boss wanyu. Akimubwira yuko ashaka boss wabo, umuvandimwe witwa Mike yamubwiye ati uri muntu ki, ese uragenzwa n'iki, witwa nde hano nkuko ari navogerwa? Najibu yamubwiye ati njyewe narwanye intambara nyinshi cyane, hari ikintu nje kurokora, hari intambara nje kurwana ahangaha. Nibwo Najibu yaje kunanira Mike, ubundi Mike agira gutya, arangije ajya kureba Kayi, ubundi Ikayi arangije araza yihurira na Najibu, barasuhuzanya uko bisanzwe. Ubundi Ikayi agira gutya ahita abaza Najibu ati nta yandi magambo nshaka kumva, ati umuvandimwe twa MK original uramuzi? Ati yego ndamuzi. Se wabuzi ahantu aherereye? Ati ahantu aherereye njyewe ndahazi, filime yahise igera ku musozo ibirizinze. Mwakoze mwebwe mwakomeje gukurikirana kino kiganiro cyanyuze kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel twa MK and Kamariza, no butana kanda subscribe, ibuka gukandaho kugira ngo tuzajye tubasha kubana nawe, uzajye ubibona mu ba mbere. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka.